Imana ishimwe ko yongeye kukuha uyu mwanya wo kuba imbere yayo nanjye kawumpa. Uhora ari umugisha w'igitangaza kwifuza kurira ku meza y'umwami. Nasanze abami bo mu isi cyangwa abantu bakomeye cyangwa abantu tubona ko hari ibisubizo runaka bafite, iyo baduhamagaye cyangwa iyo twicaranye nabo tuba dufite akanyamuneza mu mutima, kuko ubuzi ko hari ibintu biri bukoreke, ubuzi ko hari ibisubizo biri bube. Imana ishimwe cyane rero ko yongeye kuguha wowe nanjye amahirwe ikadutumira kugira ngo dusabane. Njya mbivuga ngo gusenga ntibiba mu muntu, cyane cyane dusenga Imana y'ukuri, n'ubutumire bw'Umwuka Wera muri twe. Imana nibishimirwe, nta muntu n'umwe wigeze ubana n'Imana wicuza mwene ibyo bihe. Abakozi b'Imana benshi cyangwa abantu babanye n'Imana igihe kirekire, akenshi iyo bageze mu masaziro yabo bakababaza uko urugendo rwabo rwagenze, bari mu myaka yabo ya nyuma, basubiza ko ikintu bumva bakoze gakeya bari gukora cyane ari ibihe byo gusenga. Rero ntabwo turimo gutakaza umwanya, kandi abagize umugisha wo kugendana n'umwami wenda umwaka umwe cyangwa urengaho imyaka tumaranye n'umwami, turabihamya ko ibihe byo gusenga bitigeze bitubera impfabusa. Imana nibishimirwe. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana cyangwa se kurisoma, hanyuma twongere dusenge uko umwami adushoboje. Tugiye gusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero rya Efeso, igice cya mbere, turahera ku murongo wa 3 tusoza iki gice cyose. Ndakwifuriza kugira ngo buri jambo rivugane n'umutima wawe. Ni igiki kiri ku mutima wanjye muri iyi minsi yo gusenga, muri iyi minsi 3 twise ngo ni hamwe n'umwami. Nubwo umwami tubana iteka, ariko habaho ibihe byo kwihererana, habaho ibyo bihe byo kugira ibyo dushyira ku ruhande kugira ngo dusabane nawe birushijeho. Muri iyi minsi rero icyo numva ku mutima wanjye ni ukubwira Yesu ngo kugira ngo tumubone, tumumenye, tubone mu maso he heza. Icyo cyifuzo gikubiyemo byose. Hari umuntu yibaza uti se sinsengere ko ndwaye, se sinsengere kubyara, se sinsengere gushaka, se sinsengere business. Ibyo nabyo wabisengera biri ku mutima wawe, ariko nagira ngo nkubwire ko kumubona harimo ibyo byose. Abamaze iminsi gatoya mu rugendo, hari ukubana n'Imana kwagiye kudusubiriza ibintu byinshi twibazaga byari bidushobeye, byari bitujije amahoro, atari nuko byakozwe. Hari ibikorwaho bikavaho, hari ibindi biba bikiri aho ngaho, ariko ugasanga warabisumbye, wagiye hejuru yabyo kubw'umwanya wo kubana n'umwami. Ku meza y'umwami rero, ku birenge bya Yesu, umuntu hakura umugabane urimo byose akwiriye ari hano mu isi. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo n'imisatsi yo ku mitwe yacu irabaze. Niba imisatsi yo ku mitwe yacu ibaze, utekereza ko data yobewe ibyawe? Utekereza ko hari ikintu na kimwe atazi? Gutindana nawe, kwicara ku birenge bye iteka bituviramo inyungu nyinshi. Nagira ngo umutima wawe utekanire mu kubaho kw'Imana, utibaza uti imyaka nasenze, iminsi nasenze, ahubwo ngewe ndicuza iyo ntasenze, ndicuza iyo natinze kubimenya, ndicuza iyo nagizemo intege nkeya zo gusenga, kandi numva ngo umutima wanjye urembujwe. Hari igihe umutima urembuzwa n'Umwuka w'Imana akubwira ati nyamara, ukumva gushyizemo ibihe byo gusenga, ukumva guteje inyota yo kuba wakwiyiriza, ariko mu kandi kanya umubiri ukaguhinyuza, ibihe bikaguhinyuza, ukumva urabiretse, gahunda uraziretse. Ibyo nibyo dukwiriye kwicuza, ariko ibihe twicaye ku birenge by'umwami ni ukuri ntibyicuzwa. Reka dusome rero urwandiko Pawulo yandikiye itorero rya Efeso, igice cya mbere, turahera ku murongo wa 3. Ndakoresha Bibiliya, ijambo ry'Imana, hanyuma tugendane uko umwami adushoboza. Imana ishimwe cyane. Ngo nihasingizwe Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo. Muri Kristo yadusenderejeho imigisha yose ya mwuka, iyiduhereye ahantu ho mu ijuru. Nihasingizwe Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo. Muri Kristo yadusenderejeho imigisha yose ya mwuka, iyiduhereye ahantu ho mu ijuru. Cyame ibyo bikaguma mu mutima wawe. Burya nawe wasenderejweho imigisha yose y'umwuka muri Kristo. Isi itararemwa, Imana yadutoranyirije muri Kristo kugira ngo tube intore zayo, tudafite umugayo imbere yayo. Ntago Imana igukunze urukundo rw'agahararo rwa vuba aha ngaho uyimenyeye, yari yaragutoranyije kuva kera. Hari igihe dutangiye kwikunda twibwira yuko ari nayo bwo yatangiye kudukunda, cyangwa ubwo natangiye kumenya gusenga, ubwo kari akajambo k'Imana gake kangiyemo, nkagira ngo nayo nibwo itangiye. Ngo ariko isi itararema, Imana yari yaradutoranyirije muri Kristo kugira ngo tube intore zayo, tudafite umugayo imbere yayo, kubera urukundo rwayo. Ntibiva muri nge n'amasengesho yanjye, biva mu rukundo rwayo. Imana yari yariyemeje kutugira abana bayo.
Imana ishimwe cyane. Imana yari yariyemeje kutugira abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo nkuko yabishatse ikabyishimira. Ntabwo uringwiza murongo mu maso y'Imana ngo uvuge ngo uriya mwana rongo yarananiye ngo bimeze gutya na gutya. Irabinezerewe, yari yarabigambiriye kuva kera, indeba ndondongotana hirya no hino, ariko Imana yari yariyemeje kuzangira umwana wayo. Ibisumwe hariko ku bantu runaka bamaze gukizwa n'abatarakizwa bariho, data arabategereje. Imana nishimwe cyane ngo nkuko yabishatse kandi ikabyishimira. Hari igihe umuntu aguha ariko atabyishimiye. Data yari yarabigambiriye kutugira abana abishaka anabyishimiye. Ntabwo uri ikibazo mu maso y'Imana, uri umunezero w'Imana ikurebana akanyamuneza. Njya mbibona ku babyeyi uburyo tureba n'abantu akanyamuneza. Iyo ari akabebe kataramenya kuvuga ukarebana akanyamuneza, ko kareba karyamye muri berso gahumeka bukeya nkuko utubebe duhumeka, agatuza kako kazamuka katazi no kuvuga ukakarebana akanyamuneza. Yatangira gukura arimo avuga ya mvugo y'abana ataramenya kuvuga neza, ukamurebana akanyamuneza. Kandi uri umubyeyi ugira iminsi yo kubyuka nabi no kubyuka neza. Nankaswe Imana Data umuremyi w'ijuru n'isi, umubyeyi udukunda. Twebwe abafite abana bakuru rero ntabwo amara gukura ngo mubone nk'ikintu cy'ikigabo kiguteye umujinya, urongera ukamurebana akanyamuneza. Yaguhamagara ngo mama kandi ubona ari umugabo gusumba, nabyo bikakuryohera. Turi abantu buntu. Nankaswe Data rero arakwishimiye, arakunezerewe, aryohewe n'urugendo rwawe, yishimira impinduka zawe urushaho gusa na Yesu. Imana ishimwe cyane. Ngo tuyishime rero ku murongo ukurikiyeho wa 6, ngo tuyishime rero kubera ikuzo ry'ubuntu bwayo yatugabiye mu mwana wayo ikunda. Tuyishime rero kubera ikuzo ry'ubuntu bwayo. Ikuzo mwibuke ni gloire, ni glory, ni icyubahiro cy'Imana, n'ubwiza bw'Imana tutaramenya kubuvuga nkuko buri, tuzamureba amaso ku maso umunsi umwe. Ngo tuyishime rero kubera ikuzo ry'ubuntu bwayo yararitugabiye mu mwana wayo ikunda. Dufite icyubahiro cy'Imana kuri twe, dufite gloire y'Imana kuri twe biciye muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu kutemera uyu mwami nuguhomba. Ngo muri we twacungujwe amaraso yamennye ku bwacu. Aho ni muri Kristo tujuru. Muri we twacungujwe amaraso yamennye ku bwacu, bityo Imana itubabarira ibicumuro ikurikije ubuntu bwayo butagira urugero. Ndifuza kubwira abajya basaba Imana imbabazi bakananirwa kwakira izo mbabazi. Ntabwo Imana ishingira mu bushobozi bwawe, ishingira mu bwayo butagabanuka. Ngo muri we twacungujwe amaraso yamennye ku bwacu, ngo bityo Imana itubabarira ibicumuro ikurikije ubuntu bwayo butagira urugero. Ubuntu bwayo budakama. Igiye kumbabarira niho ivoma kandi ho ntihakama. Twebwe abantu tugira imbabazi zishira, tubwira abantu ngo narakurambiye, ngo igihe wansabiye imbabazi ngo uzajye uhora uzisaba. Nuko tumeze. Noneho rero tukajya kubigira ngo ni Imana niko imeze, ngo umuntu ngo yayicumuraho ngo akagarukana isoni ngo imbere yayo kuko yumva ko Imana itari bumwemere. Ngo ariko igiye kumbabarira ivoma mu mbabazi zayo zidakama. Imana ishimwe cyane. Niba harimo ikintu kimara impagarara z'ubuzima, niba harimo ikintu gituma turyoherwa n'urugendo, nukumenya izi mbabazi z'Imana zidakama. Uwazimenye ntago bimutera gukerensa ubuntu bw'Imana cyangwa kwikorera ibyaha. Oya pe, oya siko bigenda. Ahubwo aryoherwa n'urugendo, akaryoherwa na gishyikira afite y'Imana, akaryoherwa n'amaboko y'Imana amwegura, amubyutsa, atamurekera hasi. Urugendo rukarushaho kuryoha. Imana ishimwe cyane. Ngubwo buntu yabudusesuyeho ku murongo wa 8. Haleluya. Bwa buntu bw'Imana bwinshi ivomamo kutubabarira, ngubwo buntu yarabufashe ibudusesuraho, ibudusukaho. Ubwo buntu yabudusesuyeho buduhesha ubwenge n'ubumenyi bwuzuye. Yatumenyesheje ibanga ry'ubushake bwayo ikurikije ibyiza yari yarateganyije muri Kristo. Imana ishimwe cyane. Nta bundi bwiru bwo ngo ndasobanukirwa ngo ibyahishuwe ngo nabisobanukirwa ukundi kuntu, ngo ngomba kubanza ubuhanuzi bwa Daniel mutwe nicyo buvuga, kandi rimwe na rimwe abantu bakabusobanura bigendanye na biases basanga ngo mu mitwe yabo. Suko ubwiru bw'Imana ni Kristo. Ngo yatumenyesheje ibanga ry'ubushake bwayo ikurikije ibyiza yari yarateganyije muri Kristo, kugira ngo igeze byose ku gihe yagennye, isohoze umugambi wayo we kwegurira Kristo ibintu byose, abibera umutware, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri ku isi. Imana ishimwe cyane.
Yesu ari hejuru ya byose. Niki kiguteye ubwoba n'imbaraga kizikurwanya zaguhangayikisha? Nyamara umwami wawe wa wundi ubereye itorero umutwe n'ubundi ari hejuru ya byose. Mwibuke ko Yesu abereye itorero umutwe, twebwe tukaba ingingo ze. Ni ku ijambo ritubwiye dukomeje mu bice bikurikiraho, tukabiza ingingo ze zishyitse ngo zinashyikirwamo na byose. Muri make biri mu mutwe biramanuka bikaza mu rugingo. Ngewe niba ndagatoki, niba ndakara, niba wowe uri akaboko, niba uri iki, ibiri muri we biraza bikamanukira muri twebwe. Biraryoha gusenga uzi, biraryoha gusenga uzi isano ufitanye na Yesu, biraryoha. Imana ishimwe cyane. Ngo muri we Imana yaradutoranyije, aho ni muri Kristo toujours. Muri we Imana yaradutoranyije ngo tube umwihariko wayo. Ubu ngo ndi umwihariko w'Imana. Haleluya. Uri umwihariko w'Imana. Niyo mpamvu destine y'umuntu yibaza ngo destine yanjye ngo ibiki, iba muri Kristo. Nta muntu Imana yageneye kuzacirwaho iteka. Iyo tuvuga kumenya ko Imana imenya byose bizaba, irabimenya ariko ntiyakugeneye guhitamo ikibi. Imana ishimwe cyane. Yaremye umuntu ari ikiremwa gihitamo. Ngo muri we Imana yaradutoranyije ngo tube umwihariko wayo, ikurikije imigambi yayo yo gukora byose uko ishaka. Kwari ukugira ngo twebwe ababanje kwiringira Kristo dushimisha Imana tuyihesha n'ikuzo. Muri make imenyesha ubwiru bw'ubumana buri muri Kristo Yesu igenda intunganya, hanyuma ubuzima bwanjye bujye butera Imana akanyamuneza, indebe inezerwe. Imana ishimwe cyane. Ngo kwari ukugira ngo twebwe babanje kwiringira Kristo dushimisha Imana tuyihesheje ikuzo. Iyo turimo twinginga Imana ngo tumenye Kristo kandi duse nawe, ni iki tuba dushaka? Ni ukugira ngo ubuzima bwacu buheshe Imana ikuzo, ni ukugira ngo ubuzima bwacu buheshe Imana icyubahiro, ni ukugira ngo ubuzima bwacu buhuzwe n'imigambi Imana yari idufitiye. Habwo umuntu yibwira yuko guhuzwa n'imigambi Imana imufitiye bizamuhombya. Ntibihombye. Ndakubwira ko iyo wifitiye ni migufi, ni mitoya, iraciriritse, ifite umumaro muke. Wowe se utareba n'ibiri mu minota 5 wigirira imigambi ireshite. Ariko data utuye muri eternity, data utuye mu bihe bidashira, uzivuka ryawe n'iherezo ryawe, guhuzwa n'imigambi ye bizakuruhura umutima. Uzanyurwa, uzatekana, uzashira kwibaza uko ejo bizagenda, kuko icyangombwa nuko ajya imbere nanjye nkamukurikira. Haleluya. Ngo muri we kandi 13, muri we kandi mwebwe mwumvise ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bubazanira agakiza. Imana ishimwe cyane. Muri Kristo twumvise ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza butuzanira agakiza. Muri we nanone mumaze kubwemera Imana ishimwe kandi bababarire ko batabirebye kare.
muratubabarira, reka dukomeze. Ni nawe musogongero w'umunani tuzahabwa ubw'Imana izacungura burundu abo yagize abayo kugira ngo biyiheshe ishimwe n'ikuzo. Muri we harimo imbanziriza gutaha mu ijuru. Haleluya, data azaza kutujyana. Ibi rero nagira ngo bikubera igitsikamutima, bigushikamishe mu byo wizeye, hanyuma tujye ku byo tugiye gusengera. Imana ishimwe cyane. Kuki tuba dukeneye kumva ibintu nka biriya? Uzongera ubyumve ku ijambo ry'Imana, ntibaryumva rimwe ngo rihite ryicaramo. Ubu hashobora kuba hasigayemo nk'akantu kamwe, ejo wajyamo hagasigaramo akandi. Ni ukugira ngo ibi tugiye gusengera utikuramo. Kujya wumva byaragenewe bamwe, guhishurirwa Kristo wumve byaragenewe bamwe, gukorwa ku maso wumve byaragenewe bamwe, gutunga kubaho kw'Imana guhojejeho ngo wumve byaragenewe bamwe. Waguhaye umwuka w'Imana, waguhaye ubutumwa bwiza kugira ngo ubwizere, akagushyiraho ikimenyetso cy'umwuka w'Imana kigaragaza ko Imana izaza kukujyana. Ntago yakwima kubana n'Imana ukiri intanga. Muribuka avuga ku mwuka wera, yaravuze ngo ntibishoboka ko abisi bamuhabwa, ariko twebwe, haleluya, twebwe abizeye Kristo tuzamubona, tuzamwumva, kuko ariho natwe tuzabaho. Reka tujye ku murongo wa 15. Ngo nicyo gituma, ngo Pawulo amaze kubabwira ibyo byose avugishwa n'umwuka w'Imana, amaze kumenya ibyababayeho, uburyo bahindutse intore z'Imana, uburyo bizeye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bakabwemera, hanyuma data akabaha ikimenyetso cy'ingwate kuri bo cy'umwuka w'Imana ko azagaruka kubajyana. Amaze kumva ibyo byose bimuteye kubasengera ibi tugiye natwe kwisengera twisabira. Imana ishimwe cyane, kuko uru rugendo ruraryoshye, kandi uru rugendo si rugufi, kandi uru rugendo ntirurangirira kumva ubutumwa bwiza no kumwizera ngo bibe birarangiye, ahubwo biba bitangiye. Amaze kumva ayo makuru no kumenya icyababayeho, uko bizeye ubutumwa bwiza, niyo mpamvu arimo kubasabira ibi ngibi. Nifuza ko natwe twisabira. Ngo nicyo gituma nanjye aho mariye kumva ukuntu mwizera Nyagasani Yezu n'urukundo mukunda intore z'Imana zose, ntahwema gushimira Imana kubera mwebwe. Uko nsenze ndabibuka nk'abasabira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data nyirikuzo ibahe umwuka utanga ubwenge kugira ngo ayibahishurire muyimenye neza. Barayimenye ariko bongere bigire imbere bayimenye neza. Nshuti z'Imana, ikiruhuko ufite mu mutima, gutekana ufite mu mutima, kungana n'ikigero cyo kumumenya. Nta rindi banga, nta rindi banga. Nuvuga kugira ngo Stefano ahagarare bamutere ibuye rimwe, bamutere irya kabiri. Gute wa musore we utavuze uti ngiye ntarongoye? Gute wa musore uvuga uti nta mwana nsize ku isi ndacitse bambambanye ikara? Niki kibujije Stefano gukanura amaso? Yari yaramumenye neza. Simbikubwirira kubw'imibabaro gusa, nubwo nayo ntaho tuyikingira hari hano ku isi, ariko ndabikubwirira n'urugendo ruryoshye, ndabikubwira no guhinduka uw'Imana yifuza kubibawe, ndabiguhibwira no kugira ngo uhuzwe n'iki Imana yakuremeye n'umugambi Imana ifite ku buzima bwawe, kugira ngo uhinduke uwo data yari yaragambiriye kuzaba, kugira ngo uhuzwe neza na wa murimo mwiza wari wararemewe muri Kristo Yesu, kugira ngo uwugenderemo. Nukuri hari abantu bakijijwe ariko ntibatifuza kukumenya neza, bazataha mu ijuru barakoze ibyo abandi bagomba gukora bitari ibyabo. Imana itugirira imbabazi, iduha inyota, iduha kwifuza mu mitima yacu. Haleluya. Kandi ukustepinga mu by'Imana yakugeneye, kuko abariho n'ubundi yateganyije wowe n'imiremerwe yawe n'ituremangingo tukugize. Iyo uhastepinze uranyurwa, uraryoherwa, umunaniro ugushiraho, umuruka gushiraho, kuko wahagaritswe aho wari waragenewe. Nta kintu gifrustra, nta kintu gitera za frustration nko kujya ahantu hatariho, kuko haba ariyo provision zagenewe undi muntu uremye mu bundi buryo wavutse ukundi wavutse ahandi. Imana ishimwe cyane. Ngo nicyo gituma nanjye aho mariye kumva ukuntu mwizera Nyagasani Yezu n'urukundo mukunda intore z'Imana, ntahwema gushimira Imana kubera mwebwe. Uko nsenze ndabibuka nk'abasabira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data nyirikuzo ibahe umwuka utanga ubwenge kugira ngo ayibahishurire muyimenye. Duhabwe umwuka utanga ubwenge, duhabwe umwuka wera aduhishurire Kristo, aduhishurire data tumumenye, kugira ngo ayibahishurire muyimenye neza. Ntibigarukiraho ngo abahumure imitima, musobanukirwe ibyo kwiringirwa Imana yabahamagariye, kandi mumenye ukuntu umunani yateganyirije intore zayo ufite ikuzo ritagira urugero.
ntushobora kusogongera kukumenya uyu munani ufite ikuzo ritagira akagero ngo Satani agire icyo agushukisha, ngo agushukishe amafaranga, ngo agushukishe ibihendo by'iyi si, ngo agutere kwandavura. Ntibibaho. Warabonye uyu munani wuzuye ikuzo, wuzuye ubwiza, ibindi byose byatakaza agaciro. Data, turagusaba uyu mwuka w'ubwenge kugira ngo tukumenye neza, tumenye umugabane ubikiwe intore z'Imana. Haleluya. Ngo aduhumure imitima, dusobanukirwe ibyo kwiringirwa Imana yaduhamagariye, kandi tumenye ukuntu umunani yateganyirije intore zayo ufite ikuzo ritagira urugero. Ngo mumenye kandi, ku murongo wa 19, mumenye kandi ububasha bwayo bukomeye butagereranywa ikoresha hehe muri twe abayizera. Niki gituma umuntu ashobora gutinya ipusi? Niki gituma umuntu ashobora gutinya umurozi w'iwabo? Niki gituma umuntu ashobora guhora ahangayitse yumva azashiraho? Nuko utamenya ibi. Turinginga Data ngo akore ku maso yacu, aduha umwuka we wera, tumenye ibi. Haleluya. Reka nsubiremo murongo wa 19. Ngo mumenye kandi ububasha bwayo bukomeye. Ububasha bwande? Bw'Imana. Bukomeye. Si ububasha bwawe, si ubwa papa wawe, si ubwa onkere wawe, si n'ubwa pasiteri wawe. Mumenye kandi ububasha bwayo bukomeye butagereranywa. Ndashima Imana yaduhaye Bibiliya. Ububasha bukomeye utabugereranya n'ubwa abaperezida b'ibihugu, utabugereranya n'ubwa za guverinoma z'ibihugu bikomeye, utabugereranya n'ibyagushobeye, utabugereranya n'ikintu na kimwe. Mumenye kandi ububasha bwayo bukomeye butagereranywa, idakoresha hanze yacu ahubwo ikoresha muri twe abayizera. Abayizera ni twebwe abayizera, ntago ari umuntu runaka wasizwe mu buryo runaka, ni muri twebwe abayizera. Ariko ngo tubizi imbaraga z'Imana muri twe zibyarwa no kumenya, zibyarwa no kwizera icyo twizeye n'icyo twamenye, twahishuriwe tukakizera. Muri make iyo tutamenye ngo bidutere kwizera, ziguma ziri dormant, zisinziriye, zidakorera muri twe kandi twarazihawe. Mumenye kandi ububasha bwayo bukomeye butagereranywa ikoresha muri twe abayizera. Ubwo nibwo bushobozi budukoreramo, ari nabwo mbaraga zayo yakoresheje muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamushyira iburyo bwayo ku ntebe ya cyami ahantu ho mu ijuru. Shimira Imana uburyo iturangira ikatugereranyiriza kugira ngo tubimenye. Izo mbaraga zayo zitagira akagero, zikomeye zitagira akagero, zikorera muri twebwe abayizera, atugeranyije izarizo. Ngo izo nizo mbaraga Imana yakoresheje muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamushyira iburyo bwayo ku ntebe ya cyami ahantu ho mu ijuru. Yahaye Kristo gusumba bihanitse bitagereranywa. Yahaye Kristo gusumba bihanitse ibinyabutware byose n'ibinyabushobozi n'ibinyabubasha n'ibinyabutegetsi, ndetse n'izina ryose rishobora kuvugwa atari muri iki gihe gusa ahubwo no mu bihe bizaza. Imana yeguriye Kristo ibintu byose ibishyira munsi y'ibirenge bye. Mbega kutiga ijambo ry'Imana kuntu ari ukunyagwa. Imuha kugenga umuryango wayo ku buryo bwose ngo awubere umutwe, nawo umubere umubiri, niwo rero cyuzuzo cya Kristo. Haleluya. Ibintu nabyitranije nziri ngo biri mu gice cya 3 kandi biri hano. Umva uko byifashe hanga, umva uko byagenze. Ngo imuha kugenga umuryango wayo n'iryo torero, imuha kugenga umuryango wayo ku buryo bwose ngo awubere umutwe. Kristo atubere umutwe, ngo nawo umubere umubiri, niwo rero cyuzuzo cya Kristo. Turi cyuzuzo cya Kristo, ngo nkuko muri we ibintu byose nabyo biba byuzuye ku buryo bwose. Muri Yesu ibintu byose biruzuye mu buryo bwose, natwe icyuzuzo cye akabiduhaho. Ndifuza ko dusenga nshuti z'Imana. Ijambo ry'Imana nirigwirira muri wowe, ntuzamenye igihe impagarara zagendeye, ntuzamenye igihe wagiriye amahoro, ntuzamenye igihe wagiye uhishurirwa Kristo bigwiriye. Niyo mpamvu umwanzi akora uko ashoboye ngo amagambo y'Imana ntagire umwanya mu bwenge bwawe, ngo yicare mu gutekereza kwawe, ngo ahindure uko wibwira, yuzure umutima wawe, ahindure amahitamo yawe n'imirebere yawe.
akubuza kuryumva. Ubu iki gice dusomye hari abantu barambiwe tayari, ibitekerezo byagiye. Kubera iki? Umwanzi arakurwanya ngo riticara mukamubasha, riticara mugatsinda kamere y'icyaha, riticara mukanesha ibyisi ukabiba hejuru, umwanzi akakurwanya. Niyo mpamvu niba ushaka kuba umukristo ushoreye imizi mu byo wizera, ushoreye imizi muri Kristo, amagambo y'Imana, haranira kwagwira mu mutima wawe. Ikindi nasanze umuntu udasomerwa ijambo ry'Imana, uryisomera akaribamo akava ku gice akajya ku kindi, biragoye ko uwo muntu yayoba. Azamenya ukuri, kuko umwuka w'Imana ni igitangaza, ari mu ijambo rye, ku buryo umuntu urijyamo adakuyemo akarongo kamwe kamwe biragoranye ko yayoba. Azamenya ukuri, umwuka w'Imana azamwigisha ukuri. Biragoranye ko namubeshya, ndamutse ndubeshya, kuko yararyisomeye. Reka turirimbe iyi ndirimbo imwe hanyuma dusenge. Turi mu minsi yo kwegerana n'umwami, ariko turifuza kubona Yesu, turifuza ibya Yesu, turifuza ubuzima bwe muri twe. Turamukeneye ngo amaso yanjye ahweze mubone, amatwi yanjye akuremo ibimbuza kumwumva. Njyewe na Yesu nta wundi turi hagati, wowe na Yesu nta wundi bari hagati. Turashaka ubuzima bwamubonye, turashaka ubuzima bukomeza kumubona, turashaka inyota itagikama, itari yo mu minsi 3, itari yo mu munsi umwe w'amasengesho, itari yo umunsi wabonye akanya. Inyota ihojejeho. Tubashe kubona
turaje data nk'abana batoya tutazi gusabana na data, tutazi gusenga. Turakuraritse Mwuka Wera ngo uze twigishe gusabana data, ngwino duhe kumva guhura no kuba kwa Kristo aho turi. Buri muhungu wawe, buri mukobwa wawe, buri mwana wawe mwami wateje inzara n'inyota byo kugushaka, dusutse imitima yacu nk'abana batoya nk'ibitambambuga mwami w'abami. Imitima yacu iragushaka tutazi ko dukwiriye kugushaka, imitima yacu ije kwikubita imbere yawe tutazi no gusenga. Mwuka Wera ngwino twigishe gusabana na data, ngwino twigishe gusenga, ngwino twigize imbere. Imitima yacu uyuzuze inyota yawe, uyuzuze kugukenera, uyuzuze kukwifuza, uyuzuze kutagushakana umubano w'agahararo w'akanya gatoya. Turashaka kubaho kwawe mwami w'abami, twasize ibindi turifuza kandi kubisiga byiteka, ngo bisigare ntibifate imitima yacu, ntibifate ubwenge bwanjye, ntibifate umutima wanjye, ngo bimbuze kukumva, bimbuze kugushaka, bimbuze kukubona. Nifuza umutima wanjye ko wiharirwa nawe, nifuza umutima wanjye kutura mu kubaho kwawe, nifuza ubuzima bwakubonye, nifuza ubuzima bwaguhishuriwe. Ngwino ukore ku maso yanjye nkumenye, ndashaka kukumenya Yesu, ndashaka kuguhishurirwa data. Ngwino ukore ku matwi yanjye kugira ngo mpabwe kumva nk'abantu bigishijwe. Ngwino ukore ku mutima wanjye, umareho ibinure byose by'ibitekerezo by'isi bimbuza kugusobanukirwa, bimbuza kuguhishurirwa. Ngwino bimareho mwami w'aba. Ndashaka mu maso hawe heza, ndashaka kubaho kwawe mwami w'aba, ndashaka kubaho kwawe. Nta muntu wo kubonye ngo akomeze kumera nk'uko yari ameze, nta muntu wo kubonye ngo iby'isi bikomeze kumukurura. Abakubonye wabereye ubutunzi butagira akagero, abakubonye bakuye amaso ku bindi, bakuye amatwi ku bindi. Ibindi byashyize bishira icyanga, byahise bishira ubwiza, byahise bishira uburyohe. Abakubonye icyaha nticyongeye kubaryohera, abakubonye impagararo z'ubuzima ntizongeye kubabasha, abakubonye ntibongeye kugukuraho amaso. Warabitubwiye mwami Yesu cy'imigani, uravuga ngo ubwami bwawe ngo bugereranywa nk'izahabu y'igiciro cyinshi cyinshi, ngo wabuguyeho wese ngo ni nka wa mugabo wagiye akagurisha ibyo yari atunze byose kugira ngo yegukane ubwo butunzi butagira akagero. Mwami turaje muri iyi minsi itatu, hatari uko turi abahanga bo gusenga, hatari uko turi abanyamasengesho bakomeye, hatari uko tuzi kubivuga, tuje kwiyegeranya n'abandi bera, ngo hari aho dutyazanye, ngo hari aho duterana inkunga, ngo hari aho duterana inyota kugira ngo tukubone mwami w'abami, tukumenye mwami w'aba, tukumenye ntitugarukire bugufi, tukumenye mwami w'aba, tumenye ubu butunzi butagira akagero bikiye abera, tukumenye mwami w'aba. Reka ikidukingirije ku maso gikurweho, reka ikidutwikiriye amatwi gikurweho, reka igipfutse imitima yacu ngo tudasobanukirwa gikureho, reka ibitwikirizo byose bituma tutakugirira inyota ihamye bikurweho, kuko we ntubeshya. Waravuze ngo umuntu nagira inyota zahuri, ngo nagira inyota zahuri, ngo nawe ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, ngo ubuzima bwawe buzatemba muri we. Umuntu nakugirira inyota ntuzamwima amazi y'ubugingo, ntuzamwima ubuzima bwawe butemba muri we. Twigishe kugira inyota mwami w'aba, duhe presence tumara inyota y'ibindi bituma tutakugirira inyota mwami wanjye, mwami wanjye. Ibimfasha bituma ntakugirira inyota, nkabura iyo migezi y'amazi y'ubugingo itemba iva muri nje. Reka muri presence yawe bindekure, muri presence yawe birekure uyu muhungu, muri presence yawe birekure uyu mukobwa, muri presence yawe birekure abera, kuko wowe uri umunyakuri, wowe uri umunyakuri, wowe uri umunyakuri, wowe uri umunyakuri. Ntiwari kutubwira ngo umuntu nagira inyota zahuri, uzi ko ntacyo bikora mwami w'aba, uzi ko ntacyo bikora mwami w'aba. Wowe uri umunyakuri. Ni igiki cyanyambuye inyota ngo kimveho muri presence yawe, ngo gicikagurikire mu kubaho kwawe? Ni igiki cyambuje kugushakana umwete ngo presence yawe yicagagure mwami w'aba? Ngwino uremerere ibimfashe, reka presence yawe iremerere ibituma nakubona, reka presence yawe iremerere ibindangaje, ibituma umutima wanjye werekera ku bindi, ibituma imitima yacu yerekera ku bindi. Kubaho kwawe mwami w'aba, kubaho kwawe mwami w'aba, kubaho kwawe mwami w'aba, kubaho kwawe mwami w'aba. Waravuze ngo kandi
ubwami bwawe ngo bugereranywa n'umusemburo umugore yenze ngo yawushyira mu mitsima yose ikaba minini. Ubwami bwawe ngo bugereranywa n'akabuto gatoya katewe bwaca kagakura kakaba igiti cy'inganzamarumbu. Mwami wanjye, ubwami bwawe ntibushobora kugera mu muntu ngo bugwingire. Habaye ikintu kidukize, habaye ikintu kidukureho, habaye ikintu kidukize mwami w'abami, habaye ikintu kidukize. Byapfiriye ngo udukize, byapfiriye ngo utubohore, byapfiriye ngo bitume tujyanana nawe imyaka tugise uko twasaga, tukimeze uko twari tukimeze, tugihangayikishijwe n'ibyari bikiduhangayikishije. Ngwino utuvure, ngwino udukize, ngwino ucagagura ibyadufashe, ibyatumye ijambo ryawe ritaturyohera, ibyatumye ijambo ryawe ritatubera ubuzima, icyatumye amafaranga kuturutira. Ngwino udukize, ngwino ukize itorero, ngwino uturengere mwami w'aba, ngwino uturengere mwami w'aba, ngwino uturengere mwami w'aba, ngwino uturengere mwami w'aba. Ni wowe uzi aho byapfiriye, ni wowe uzi aho twarwariye, ni wowe uzi ibyatubashije. Hayi mwami wanjye we, mwami wanjye we, mwami wanjye we, mwami wanjye we. Niki cyatumye ibyiratwa by'isi bikomeza kuba iby'umumaro mu mutima wanjye kuruta ubwami bwawe. Ayi mwami wanjye we, niki cyatumye ubwoba bw'ibihe bukomeza kutubasha nk'abatarakubonye, nk'abatarakumenye. Ngwino udukize aho byapfiriye. Manuka mu mutima w'uyu muhungu, mu mutima w'uyu mukobwa, mu mutima wanjye, ucagagura ibyambujije kukubona. N'ibiki byangwingije ngahora ngushaka n'ubunebwe, n'ibiki byangwingije kuyiriza bikananira, n'ibiki byangwirije ijambo ryawe ntiriryohere, n'ibiki byangwingije ubwami bwawe ntibumbere, ubutunzi butagira akagero. Ngwino udukize, turashaka kubaho kwawe, turashaka kubaho kwawe, turashaka kubaho kwawe mwa, naho undi twifuza nta kindi dushaka. Turashaka kubaho kwawe mwami w'aba, ndashaka wowe wenyine Yesu, ndashaka wowe wenyine. Umutima wanjye ukingukiye wowe, kwifuza kwanjye kuri wowe. Ndashaka wowe mwami w'aba, ndashaka ngo twigirane imbere, ndagushaka mwami w'aba. Umutima wanjye ugufitiye inzara, umutima wanjye ugufitiye inyota. Ngwino uyigwirize, ngwino ungwirize inyota itari y'agahararo, ngwino ungwirize inzara itari y'agahararo, ngwino ungwirize kugushaka mwami w'aba. Ngwino mwami w'aba, wongere wime mu itorero, wongere wime mu buzima bw'abahungu n'abakobwa. Ibyo dusoma ntibitubereye ubuzima, turashaka bitubera ubuzima. Uratubwiye ngo hari imbaraga ngo zawe zitagira akagero, ngo wahaye abakwizera ngo zikorera muri twebwe. Ayi ngo zidatandukanye n'izazuye Kristo mu bapfuye, izo ntazo dufite. Ayi mwami wanjye we, ayi mwami wanjye we, ayi mwami wanjye we, ayi mwami wanjye we, ayi mwami wanjye we. Twigishe kukugirira inyota, twigishe kukugirira inyota, twigishe kugukunda kurusha dukunda amafaranga, twigishe kugukunda. Ayi mwami wanjye we, waravuze ngo nibishoboka ko umuntu yakorera abami babiri, ngo umuntu ntiyakorera mamoni akorere na data. Ayi mwami, twigishe gutandukanywa na mamoni, twigishe mwami w'abami. Reka ijambo ryawe ribe rizima muri twe, reka amagambo yawe abe mazima muri twe. Kuraho ibitwikiriza umwanzi Satani yatwikije imitima yacu bimeze nk'ibinure, ijambo ryose rigezeho riranyerera ntirifate. Ayi mwami wanjye we, ayi mwami wanjye we, ayi mwami wanjye we. Ayi dutabara bera, ayi dutabara bera bo muri generation, ayi dutabara bera b'iki gihe, ayi dutabara itoro ry'u Rwanda, ayi dutabare we, ayi dutabare we. Twahaze ijambo ryawe, ntiturifitiye inzara n'inyota, ntituzi icyatubayeho, ntituzi icyo twazize, ariko watuzura mwami w'aba, watuzura mwami w'aba, watuzura mwami w'aba. Wabwiye Marita ngo arirushya yiganyira muri byinshi, niko tumeze kandi tukuzi. Turirushya, twishwe n'amaganya, ntituzi guhita muri ya mugabane Mariya yari yafashe wo kwicara ku birenge byawe. Ituze turaribuze, gushoberwa biraturenze. Ayi mwami wanjye we, wowe tuzi, wowe uri muri twe. Iyo somye Bibiliya asanga bitandukanye. Ndashaka ubu buzima nsoma muri Bibiliya, ndashaka ubuzima bwari bwarabaye kuri
Stefano, ndashaka ubuzima ba Paulo bari barahawe kuko warabutugeneye. Umugaragu wa Petero yaravuze ngo uri Imana itarobanura ku butoni. Ngo abagabo bacumiswe n'ijambo mu mitima, harababwira ngo isezerano riri ryanyu n'abana banyu n'abazahamagarwa hanyu. Duha inyota yo kwifuza umwuka wawe wera, wadukiza mwami w'abami, dukiriza imitima yaboshywe n'iby'isi, tuzirikanywe nabyo, ntitubasha kwitandukanya nabyo. Nibyo turota, nibyo tubyukiramo, nibyo tureba mu matelefoni. Hayi mwami wanjye, reka presence yawe itubohore. Turashaka presence yawe mwami, turashaka kubaho kwawe kubohora. Turabizi ko tutakwikiza, ariko imbere yawe niho dukirira mwami w'abami. Wewe watangiye umurimo mwiza muri twe, ngwino wuzuza inyota mu mitima yacu abakobwa bawe, ngwino wuzuza inyota mu mitima y'abahungu bawe, ngwino wuzuza inyota mwami w'abami. Dutandukanye n'ibyo tuzirikanywe nabyo, kwifuza ibitagira umumaro, dutandukanye nabyo. Cagagura ingoyi zituboshye, cagagura ingoyi z'urukundo rw'ibishira, cagagura iminyururu umwanzi yatubohesheje mwami w'abami. Amaganya yacu natandukanye nayo twari dufite tutarakumenya, cagagura mwami w'abami, cagagura. Duha imitima ikunyotewe mwami w'abami, ndagusaba umutima ufite inyota. Nyigisha inzira zawe zinyuzure, nyuzuza ibyawe mwami w'abami, nyuzuza ibyawe mwami w'abami, nyuzuza inyota y'ikimbere, nyuzuza inzara y'ibyawe, nyuzuza wowe wenyine. Reka hanjye habure mwami w'abami, reka ibyifuzwa by'ubuzima bwanjye mwami w'abami byuzurire muri wowe, byuzurire muri wowe. Nyuzuza inyota y'ibyawe ndakwinginze, nyuzuza kugushaka, nyuzuza kukwifuza mwami w'abami. Mwami ngwino ugwiza ibyawe mu mitima yacu. Twigishe uko umuntu agutumbera ubutagukuraho amaso. Twigishe mwami w'abami uko umuntu akureba akaguhozaho amaso. Twigishe mwami w'abami uko umuntu atagukuraho amaso. Twigishe mwami w'abami uko umuntu aba atakirangamira ikindi. Twigishe uko agaciro k'ibindi kagabanuka hagasigara wowe wenyine mwami w'abami. Twigishe mwami w'abami kwiherana nawe, kwiherana nawe mwami. Twigishe ubusabane bw'ukuri, gusenga byatubereye umugoko mwami w'abami, twarabirambuye turabihaga. Hayi mwami twigishe ubucuti bwimbitse nawe, ndakwinginze mwami w'abami. Nyigisha ubucuti bwimbitse, nyigisha uko inkoramutima zawe mu bana mwami w'abami, abakubereye inkoramutima mu bihe byatambutse, haba inkoramutima zawe ufite hirya no hino ku isi muri iyi generasiyo navutsemo. Hayi mwami nyigisha uko babanye nawe. Yesu nyigisha uko wabanaga na data, wabigenje gute mu myaka 3 yonyine kugira umwanya wo kubana nawe no gukora imirimo yose wakoze. Nyigisha papa, nyigisha mwuka wera w'Imana uko inkoramutima zawe mu bana mu bwo buzima mwami w'abami. Nyuzuza ibyawe, nyuzuza ibyawe byanjye bishire, nyuzuza ibyawe ahanye habure, nyuzuza ibyawe mwami wanjye, nyuzuza ibyawe mwami wanjye, nyuzuza ibyawe, nyuzuza ibyawe. Umutima wanjye wuzurwe no kukunyoterwa, umutima wanjye wuzurwe no kwifuza gusa nawe mwami wanjye, umutima wanjye wuzurwe no kukwifuza. Hayi ngo kuko imarakazi yahagira ishaka imigezi mwami, igisha umutima wanjye kwahagizwa no kukwifuza mwami w'abami. Mari inyota y'ibindi byose, mari inyota y'ibyo nifuza kugeraho, mari inyota y'ibyo ngambiri, mari inyota mwami w'abami. Ngezaho umuntu aberaho wowe wenyine mwami w'abami, ngeza muri ubwo buzima uko umugaragu wawe Paulo yavuze ngo kubaho ni Kristo no gupfa bimubereye inyungu, kuko yagusanga mukibanira, ariko ubwo agomba kubaho ngo akomeza abera, asohoza umurimo wamuhaye, abayeho mwami ku bwawe. Nyigisha ubwo buzima bwo kubaho ku bwawe mwami w'abami. Dore twuzuye agenda z'ibintu bitandukanye, rimwe na rimwe bitari n'imigambi yawe mwami w'abami. Turashaka presence yawe igarura ibintu mu buryo, igarura ibintu mu buryo. Watanze icyo wasezeranye mu buzima bwa Petero, ubuzima bwabo buracurikuka, bakirwanira imyanya babivamo, ibyo kongera kubaza ngo mukuru muri twebwe ninde babivamo, barinda bagera mu rupfu bihariwe nawe mwami w'abami. Turashaka ubwo buzima, turashaka icyo bahawe cyabamaze ubwoba bw'urupfu. Bari bafite ubwoba ko nabo bari bupfe, bari bwicwe, bari bugirirwe nabi, ariko basutsemo kubaho kwawe nyagora ku ngoma. Ibintu biracurikuka mu mitima yawe, biracurikuka mu bwenge bwabo, barakuvuga
barakuvuga barakugaragaza barinda bagera mu rupfu mwami w'abami nta kindi babereyeho. Turashaka ubwo buzima mwami, garura tugarurire muri twebwe abera basiganirwa ibyawe. Bari hehe abo bahungu, bari hehe abo bakobwa, bari hehe abo bagore n'abagabo basiganirwa ibyawe mwami? Ntitwabyiha, ntitwabyigira, ntitwabyihimbira, tubihimbye byaba iby'akanya gato, byaba ibyo muri savisi zimwe, byaba turi kumwe n'abantu runaka, ariko nubidusukamo kubw'imbabazi zawe biraba iby'iteka ryose mwami w'abami. Duha inyota yo kukumenya, duha inyota yo kukwifuza, kwifuza gusa basaza. Akavuga ngo none urasezera umugaragu wawe ubwo mbonye agakiza k'Abisirayeli. Ari umusaza atari mu gihe cyiza nk'icyo mpagazemo, cyaho umwuka wera yuzuye abizera bose, ariko umutima waranyuzwe no kumutegereza. Ayi mwami wanjye, ibyo wari warakoze mu buzima bw'uriya mupfakazi ngo yahoraga mu nzu yawe asenga aramya yiyiriza ubusa kandi ashaje, kandi yaragize ibyago mu buzima, yarapfaka yari muto. Ayi mwami wanjye we, ubaho nturi igipindi, ubaho nturi ikinyoma, ubaho ntabwo uri siyasa, ubaho ubwo buzima buriho mwami w'abami, ubwo buzima buriho mwami w'abami. Ubuzima wasutse muri nyina wa Samweli akakurekurira umwana umwe rukumbi yari afite, atazi niba n'abandi azababyara. Ubuzima bwakubonye, ubuzima bwakubonye, ubuzima bwakubonye, ubuzima bwakubonye, ubuzima bwakubonye, ubuzima bubana nawe mu bwisho bw'imitima. Abagabo bacu batagera, abagore bacu batagera, abashumba bacu batagera, inshuti zacu zitagera, mu bwisho bwo mu mutima mwami. Turifuza kuba mu nkoramutima zawe, turifuza kuba mu nkoramutima zawe muri generasiyo iri perverse, turifuza kuba mu nkoramutima zawe muri generasiyo yuzuye ibibi mwami w'abami, muri generasiyo irimo ishyira iherezo ry'isi. Turifuza kuba muri generasiyo y'inkoramutima zawe mwami w'abami. Ngwino unyigishe kuba inshuti yawe, ngwino unyigishe kuzurwa n'ikuzo ryawe, mu mutima ugushaka, mu mutima ukunyotse. Kura amaso yanjye ku bitagira umumaro. Ndakwinginze mwami, ndakwinginze sinkubane ngwingire, ndakwinginze hamwe n'ubuntu bwose wasutse muri njye singarukire mu mva. Ubuntu wasutse ku buzima bwanjye, imbabazi wangiriye, imbabazi zitagira akagero, urukundo rutagira akagero nakunzwe, rwanguye mu banyabyaha rukangura mu barimbuka mwami w'abami. Ubuntu wangire bwo gukomeza kubaho nyuma yo kwakira imbabazi, kandi nari gupfe nkaza mu ijuru nkabana nawe nkaruhuka, ariko ubuntu wangiriye ukanyongera iminsi mwami w'abami. Reka nuzurwe nawe, nuzurwe n'ibyawe mwami w'abami. Uko imyaka yanjye ngenda nsaza mu mubiri, reka ariko inyota yanjye igenda igwira mwami w'abami, ariko inyota yanjye igenda igwira. Urukundo rwanjye rutagenda rukonja, ahubwo rurushaho kwaka, umuriro wawe waka mu mutima wanjye kurushaho. Uko imyaka iza umubiri wanjye usaza, abari ku mutima wanjye urushaho kugira itoto ryawe, abari ku mutima wanjye urushaho kuzurwa n'umuriro w'umwuka wawe wera. Nguhaye ikaze mu bingize byose mwuka wera, nguhaye ikaze mu gutekereza kwanjye, nguhaye ikaze mu mibereho yanjye, nguhaye ikaze mu ngamba zanjye, nguhaye ikaze muri agenda z'ubuzima bwanjye, nguhaye ikaze ngufate kontrole ya byose. Mwuka wera w'Imana, ngwino ugenge ukombaho, ngwino ugenge uko mbanira Imana, ngwino ugenge ibyo nkora, ngwino uyobore byose. Mwuka wera w'Imana, ngwino ubishurire Kristo kugira ngo mumenye se nawe, niharirwe nawe, mbere howe, mbere howe, mbere howe wenyine. Ngwino unyigishe kuberaho Kristo, ngwino unyigishe kuberaho Kristo. Mwuka wera w'Imana, unyigishe kuberaho Kristo. Marame iby'isi yanyanduje, marame ibyo numvise bitari bizo, itiranya kuko byaba ari bizo. Ndagushimira imbabazi wangiriye, ndagushimira urukundo rutagira akagero. Byari bigushimishije kuntoranya, byari bikunejeje isi itarabaho, itararemwa,
wari warantoranyije kubw'imbabazi zawe, ungira uwawe bikunejeje. Mpuza n'ibyo wandemeye, mpuza n'umugambi wari ufite ujya kumpamagara, mpuza n'umugambi wari ufite ujya kumpa agakiza, mpuza na ya mirimo myiza wandemeye muri Kristo Yesu kugira ngo nyigenderemo. Ibyo wari warangeneye umbumba nk'uko wambumbye, ushyira mu turemangingo tugize, mera nk'uko washimye komera. Mpuza n'imigambi yawe Mwami, mpuza n'imigambi yawe Mwami, mpuza n'icyo wifuza ko mara muri ino si mu myaka nsigaje Mwami w'abantu. Nifuza kuberaho wowe, nifuza kugendera wowe, umaremo agenda zose zitandukanye nawe, umaremo kwifuza kose kubi gutandukanye nawe, ubimaremo Mwami wanjye. Nyuzura, 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 nyuzura Mwami mwiza, nyuzura Mwami mwiza. Turakunyotewe, turagukeneye. Ngwino wuzuza inzira zawe mu mitima yacu, ngwino wuzuza inzira zawe mu bitekerezo byacu, ngwino wuzuza inzira zawe mu mibereho yacu. Ngwino Mwami w'abantu, uduhe kuberaho wowe. Aho uri ni heza, aho uri haratekanye, aho uri hari amahoro, aho uri hari umunezero, aho uri hari ibyishimo bidakama, aho uri hari amasoko adudubiza. Nidushorera imizi muri wowe, tuzamera nka cya giti cyatewe hafi y'amazi, ngo ntabwo kijya kikanga umwaka amapfa yateye, umwaka izuba ryabaye ryinshi, ngo kuko cyashoreye imizi mu mazi. Turashaka ubwo buzima Mwami w'abantu, turashaka ubuzima bwawe butembe muri twe. Ngwino utembeshe ubuzima bwawe muri twe, kuko aho ugeze icyari gipfuye cyakira ubuzima, aho ugeze ibyari biboze byakira ubuzima, aho ugeze ibyari byarashizwe mu buzima byakira ubuzima. Yesu, Yesu, ngwino nyuzure. Ni wowe wa mugezi watembaga, aho ugeze hari ikizima kidafite ubuzima ngo kikongera kikagira ubuzima. Ni wowe Yesu, ngwino utembe mu buzima bwacu, abahungu bawe n'abakobwa bawe. Ibyapfuye nyamara byari byaragenwe nawe bibeho, ibyabyibuhiye muri twebwe nyamara bitaravuye kuri wowe byumishwe n'ubuzima bwawe muri twe. Reka igiti cyose kitatewe nawe, reka kamere yose ntagenewe nawe, reka iby'umwanzi byose byivanze n'ibya kamere yanjye ikundana n'icyaha byose bimarwemo na presence yawe Mwami. Reka presence yawe imaremo iby'isi yanjye, reka kubaho kwawe Mwami kubimareho, kubaho kwawe Mwami kumara ingoyi, ingoyi z'ibyaha, kumare uburetwa bw'ibyago. Kubaho kwawe Mwami w'abantu, kubaho kwawe kumareho ikintu cyose kitazanwe nawe mu buzima bwacu, mu buzima bwabo dufatanyije uru rugendo. Reka kubaho kwawe kumareho ibitarazanwe nawe, kumaremo imbuto z'umwanzi yaduteyemo, imbuto z'ibyaha, iz'ibyago, iz'amakuba, izo yazanye imigozi n'iminyururu y'uburyo bwose, kuzirikanwa n'uburetwa ubwo ari bwo bwose. Reka kubaho kwawe kumenagura izo ngoyi zose, izo ngoyi zose zituma dushaka kuba mu ijambo ryawe ntitubibashe, tukagira ibitotsi by'urupfu muri twe. Reka izo ngoyi zose zimenagurike mu izina rya Yesu. Reka imbata za nyamara z'abahungu bawe zibashwe n'ibyaha, z'abakobwa bawe zikibashwe n'ibintu badakunda. Reka presence yawe Mwami imenagura addiction yose, addiction y'inzoga, addiction y'ubusambanyi, addiction y'ibiyobyabwenge, addiction y'inzangano n'imiti bitabasha kubabarira, uburetwa bw'uburyo bwose ubwo twavuga n'ubwo tutabasha kumenya. Reka kubaho kwawe kubimenagure Mwami w'abantu. Mu kubaho kwawe niho dukirira. Reka umutima wari wananiwe kubabarira uhabwe imbaraga zo kubabarira uwo mubyeyi wamubabaje, uwo mugabo cyangwa umugore wamubabaje, uwo muvandimwe wamubabaje. Reka presence yawe izane gukira mu mitima, reka presence yawe izane gukira, izane gukira, izihetse gukira. Ndagushimira Mwami w'aba, ndagushimira Mwami w'aba. Reka presence yawe imenagura uburetwa bwose bwabubitse mu mibiri yacu tutabizi, ingingo zose umwanzi yaba atsikamiye kuva ku mutwe kugera ku birenge. Reka umuriro wawe utambuke mu buzima bw'abera kuva ku mutwe kugera ku birenge. Aba bahungu bakwizeye, aba bakobwa bakwizeye, umuriro wawe uhere ku mutwe ku musatsi ugeze mu bworo bw'ikirenge, umaremo ikintu cyose kitazanywe nawe, uburetwa bwose n'ijambo ribi ryose ryamushyizweho rikamubera nk'itegeko, rikamubera nk'irimugenga. Reka rikubitwe hasi
hasi mu izina rya Yesu. Umuriro wawe nukongore ikintu cyose kitavuye kuri wowe. Umurimo w'umwanzi wose uri mu mwuka we, uri mu bugingo bwe, uri mu mubiri we, ushye umarweho n'amaraso yawe. Amaraso yawe mwami Yesu amareho umurimo w'umwanzi uri mu bugingo, uri mu mubiri. Amaraso yawe umareho, ucirweho iteka burundu, atandukanywe nawe. Niko watubwiye ngo abari muri Kristo Yesu ababaye ibyaremwe bishya. Ntukabya, ntubeshya. Ubuzima bushya bw'abari muri Kristo Yesu ni umugabane wacu, ni umugabane we, n'ibye yarabihawe. Ngo abari muri Kristo Yesu babaye ibyaremwe bishya, ibya kera biba bishize, ngo dore byose biba bihindutse kuba bishya. Wowe utarigeze umenya icyaha wihinduye icyaha, kugira ngo ugire impinduka gukiranuka kw'Imana muri wowe Kristo Yesu. Ndagushimira ubwo buzima bw'igitangaza wampaye, ndagushimira ubwo buzima bw'igitangaza wahaye abakwizera. Waduhinduye ubwoko butavumika, waduhinduye ubwoko bwawe. Utwigishe tukumenye, utwigishe duse nawe, udutunganye duse nawe. Tunganye ingeso zanjye zikunogere, tunganye amahitamo yanjye akunogere, utunganye na tandanse ziri mu mutima wanjye naba ntaramenya. Mwami w'abami, ziramutse zihuye n'ibizicogoza zarambarara, utunganye, umboneze kuko mfite ibyiringiro byo kuzakubona. Utuboneze mu ngeso, utuboneze mu mahitamo, utuboneze mu nzira ziri mu mitima yacu, utuboneze duse nawe buri munsi, duse nawe buri munsi. Tuneshe, tube hejuru y'ibidusaba byose. Waratubwiye ngo umwana natubohora tuzaba tubohotse rwose rwose bidasubirwa. Reka ubwo buzima uyu muhungu wibwiraga ko butabaho, umukobwa yibwiraga ko butabaho, bwo kubohoka rwose uhinduka umugabane we. Mwana tukiri ku meza yawe kubw'imbabazi zawe, ndagushimira imbabazi zawe. Mvuze umugisha ku bana bawe mwana, umugisha wabageneye bakiri inahangaha. Abahungu n'abakobwa barimo bagusaba bawuhabwe, kugirirwa neza bibombeho. Utunoza ngendo twinaha, kubyara, gushaka, gutunga, kubeshwa mu mazu meza. Utunoza ngendo twinaha ngaha mwana, utubahe kubw'imbabazi zawe, utuduhe kubw'imbabazi zawe. Ariko cyane cyane imitima yacu izirikanwe nawe, turinde ibyadufata bikaturangaza. Umutima wacu wiharirwe nawe. Mvuze umugisha mwami ku bwoko bwawe, ugirirwa neza ku itorero ryawe ry'u Rwanda no ku itorero ryawe ryo hirya no hino ku isi. Turi imbere yawe mwami, turasenze ngo amaboko yabera akomezwe, abacogoye basubizwemo imbaraga. Umuriro wawe wongere wake ku bicaniro by'imitima yacu. Turakwinginze, aho gusenga kwazimye kugaruke, imbaraga zo kwiriza zagiye zigaruke, aho inyota yo kuba mu ijambo yakamye igaruke, aho ibyaha byari byaratwigaruriye gukiranuka kugwirire mu ngingo zacu. Ndagushimira imbabazi watugiriye, ndagushimira urukundo rutagira akagero, ndagushimira ko waduhinduye abantu bagushimisha ubwiza bwawe. Mbega privilege, mbega amahirwe, mbega amahirwe yo kuza imbere yawe, mbega amahirwe yo kutadusubiza inyuma. Abakwambaza bose, abakwambaza bose barakizwa, barakira. Abagutakira bose ntubasubize inyuma. Ntiwazanywe no kuduciraho iteka, wazanywe no kudukiza. Icyampa nkagukunda birushijeho, icyampa nkakwiha birushijeho mwana. Uzuza kugukunda mu mutima wanjye, uzuza kukwiyegurira mu mutima wanjye. Byuzuze muri njye, binyuzuzemo mbereho wowe. Myaka nsigaje mbereho wowe, mbereho wowe. Akukumenya kugira ngo nse nawe, akukumenya kugira ngo nkubwire abatakuzi, akukumenya kugira ngo ugaragaze muri iyi si icuza umwijima mwami. Ntakwitiranya, akukumenya Yesu, akukumenya
uri mwiza bihebuje, wuzuye imbabazi no kugira neza, ku buryo ninkumenya nzabasha kubwira abandi nabo bakakwemera. Nta wakumenya ngo akwange, nta wakumenya ngo areke kugusanga nuko batakumenye. Twuzuze kukumenya kugira ngo tukubwira mu miryango yacu, twuzuze kukumenya kugira ngo bo tubana niba tubona babone wowe mwami w'abami. Twuzuze kukumenya aba twicara mu ofisi niba tubona babone wowe. Twuzuze kukumenya abaguhakana niba tureba bakubone mwami w'abami. Twuzuze kukumenya no gusa nawe mwami w'abami. Abavuga ko utabaho uri ikinyoma, tubabwira ibyawe, tubagaragariza ibyawe n'iby'urukundo rwawe rutagira akagero rwatumye ujya ku musaraba kugira ngo abanyabyaha nkatwe batarimbuka. Bitwuzuze, bitembe mu magambo yacu, bitembe mu mvugo yacu, bitembe mu gutekereza kwacu, bitembe mu kubaho kwacu mwami w'abami. Twongeye kwingingira bene wacu bigeze kukumenya mwami bagacogora. Turingingira abavandimwe bacu twagendanye muri Kristo, abo mu mubiri nabo wari waraduhaye mu mwuka. Turakwinginga mwami ngo bagaruze imbabazi zawe n'ineza yawe. Egura bari abahungu, egura bari abakobwa, banyanyagire hirya no hino ku isi n'abari muri kino gihugu cyacu kubw'imbabazi zawe mwami. Reka twumva amakuru y'ibyiza yuko bagarutse mu rugo rwawe, nkuko wa mwana w'ikirara se yamwakiranye imbabazi. Ntiyamubajije kontrandi yuko yakoresha amafaranga, ahubwo imbabazi zari zimutegereje niko zibategereje. Duhe kumva amakuru y'ibyiza y'abo bahungu bagarutse, y'abo bakobwa bagarutse mu rugo. Hishurira batakuzi mwami w'abami. Bene wacu bakiruhijwe n'ibyaha, bene wacu bakiruhiye mu idini, bihishurire kubw'imbabazi zawe. Ndagushimira mwami ubuntu watugiriye ngo kugorobereza imbere yawe. Umugisha abo bahungu bafashe uyu mwanya, umugisha abo bakobwa bafashe uyu mwanya, ubaha umugisha kandi usubize gusenga kuri mu mitima yabo. Warambwiye mu ijambo ryawe ngo ko ndi mubi nkamenye guha abana banjye ibyiza. Naribonye mu bubi bwanjye, naba ntarakumenya, naba narakumenye, sinigeze ndota guha abana banjye ibuye. Naba nasinze, ndaba ndi maso, naba nabyutse nabi, mu bubi bwanjye sinigeze ndota guha abana banjye ibuye basonzeye umugati. Uratubwira ngo niba twebwe ari uko biri mu bubi bwacu, ese wowe data ntuzarushaho guha mwuka wera bamugusabye? Ese data wowe ntuzarushaho gutabara intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro? Ngo ntabwo uzazirangara. Ni kuri, ni kuri. Dore kukumenya kugira ngo tubashe kugendana na tayimingi yawe, tutaguye umwuma, turi amahoro dutekaniye muri wowe. Urakoze mwami, nguhaye icyubahiro. Ndagushima ko wangiriye imbabazi, ndagushima ko wampaye Kristo, ndagushima ko wankuye mu kurorongotana, ndagushima ko wankuye mu gupfa rubi. Nari mpfuye mpagaze, ungirira imbabazi. Mu muryango utakuzi, mu bukumi butigeze kukumenya, ungirira imbabazi unkura mu kurorongotana. Ntiwandetse n'ubu uri kumwe nanjye, wasimbukije imitego ibihumbi ya Satani n'ingabo ze. Ndagushimira mwami w'abami, ndagushimira ko wanzigamye mu mbabazi ze. Mu bupfapfa bwanjye ntiwandetse, muri naivete yanjye ntiwandetse. Ndagushimira imbabazi zawe, ndagushima, ndagushima mwami. Ndagushima inshuro zose wambyukije narambaraye. Ndagushimira kutajya undeka, ndagushima, ndagushima ubuntu butagira akagero wasutse mu buzima bwanjye. Naguha iki? Nyigisha kugukunda birushije, nyigisha kugukorera ibyo warugennye ko nzagukorera, nyigisha kutabyitiranya, nyigisha mwami wanjye. Nifuza kugukunda kurutaho. Nyishurira mbona uko nkwigisha abandi, nyishurira mbona uko nkuvuga, ne kubabwira ibinyoma kubw'ubunebwe bwo kugushaka, ne kubabwira ibitari byo kuko ntagushatse ngo nkumenye. Ayi mwami wanjye, ndagushimira urukundo, ndagushimira imbabazi, ndagushimira mwami kuko ukora ku maso yanjye kugira ngo menye iby'abera babikiwe. Urakoze mwami, ndagushimira imbabazi. Akira icyubahiro kuko ugikwiriye. Ninde wageranywa nawe? Ninde wageranywa nawe mu bagizi ba neza? Twabonye abantu bimuwe n'imbabazi, twabonye abadukunda beza. Ninde wageranywa nawe mwami w'abami?
twabonye abavuga ubutumwa beza buzuye ishyaka ry'Imana, twabonye abashumba beza bakunda intama zabo, ariko ninde wagereranywa nawe? Twabonye ababyeyi beza bita ku bana babo, twabonye abagabo beza n'abagore beza bakundana, ariko ninde wagereranywa nawe? Ninde wagereranywa nawe? Ninde wagereranywa nawe mwami w'aba? Ninde wagereranywa nawe? Icyama amaso yanjye akigira imbere akakubona, umutima wanjye ukigira imbere ngongera nkaguhishurirwa mwami wanjye. Ndagushimira urukundo rwawe rwasaze mu mitima yacu. Ndagushimira urukundo rwawe rwasaze mu mitima yacu. Uri incomparable. Ntabwo wagereranywa n'amafaranga, ntiwagereranywa no gutembera mu bihugu dushaka, ntiwagereranywa no kubyara abahungu n'abakobwa, ntiwagereranywa, ntiwegeranye nabyo. Ntiwagereranywa we, ntiwagereranywa n'izina ryiza, ntiwagereranywa. Ntawe wagereranywa nawe. Ntawe wowe wera kwegerana natwe abatera, wowe wera kwera kwawe kutadutera komplekisi ahubwo kutureshya, we wuzuye urukundo. Twebwe abanyarukundo ruke ntituguhunge, ahubwo urukundo rwawe rukatureshya rukadukurura. We wuzuye gukiranuka, twebwe bakiranirwa ntibidusunike ahubwo bikadukurura. Urihariye bakwise inshuti y'abanyabyaha, kandi wuzuye kwera ngo udahishwa n'ibyo mu mitima y'abantu. Uzi iby'imitima yibwira ariko ntubasubize inyuma. Wowe wabanye na Yuda ubizi ko azakugambana, uwo mutima se mwami wawumpa? Ayi mwami wanjye, mpumure abantu kuko nanjye urazingerera buri munsi. Nkuza mu buntu ngirira abantu kuko nawe urabungirira buri munsi. Hagusa nawe mwami wanjye, uwo mutima udafatwa n'ibyiza. Barakuririmbye, baragusingiza, bashaka kukwimika ngo umwami, ntibyagufasha, wakomeje misiyo yawe. Ubundi barakwanga, baragutuka, baravuga ngo nubambwe, nabyo ntibyafasha umutima wawe. Mwami ndagusaba uwo mutima, udafatwa n'ikintu na kimwe cyiza, udafatwa n'amashyi, udafatwa n'ibitutsi, udafatwa n'ibyiza, udafatwa n'ibibi, udafatwa n'ikintu na kimwe. Ngezayo mwami mu minsi isigaje. Ndagushimiye papa, ndagushimiye. Reka urarane natwe turi mu macumbi yacu mwami, urarane n'aba bahungu bagushaka, urarane n'aba bakobwa bagushaka, twese twongera inyota yo kugushaka. Turote byo mu ijuru, tuganirizwe nawe, duhishurire imigambi yawe. Buri mwana wawe urimo kugushaka umubwire icyo umushakaho, umubwire aho ahindukira, umubwire aho akomerera, umubere Imana iri personnel, idakeneye intermediaire, idakeneye undi muntu icamo. Urihagije Yesu, ni wowe muhuza wacu na Data. Mwivugishirize hatumva amakuru gusa avuye mu wundi. Mwigumanire, mwibanire mwami w'abantu. Urakoze kubw'ibihe byiza waturemeye kugira ngo twegerane nawe, tugwize imbaraga, duhembuke, turushaho kugushaka, tugwize inyota. Ndagushimira ubu buntu wampaye mwami, nkiriho nkibasha kugenda. Ndagushimiye mwami, turakwereka umunsi w'ejo muzawubane mu natwe nanone. Muri nibature mu gitondo saa 10 ubane natwe, mu masengesho y'ejo ku mugoroba ubane natwe. Duhe imbaraga n'ubuntu bwo kugushaka, duhe imbaraga zo gusenga, duhe ubuntu bwo kubibasha. Dushoboze kwima ibyo kurya nk'uko tuba twabisezeranye, udushoboze kwima ibirangaza, dukure mu bitagira umumaro, mu guscrolling ibintu hirya no hino bitagira umumaro. Maso yanjye n'umutima wanjye byiharirwe nawe, bidukorera abera. Cyane nikikugarukire mu izina rya Yesu dusenze, amen. Data abaha umugisha, bagire neza. Murakoze gusenga. Naho muri nibature saa 11 kuri Zoom no mu mugoroba, mwama bagirire neza.
Wanchiti Yesu, wanchiti, wanchiti Yesu, wanchiti, wanchiti Yesu, wanchiti. Nikijatumumuna, nikijatumushaka, niki Yesu, nikijatumunyita, nira Yesu, nikijatumuvira, mukunzi wanje. Navugikize mwami, navugikize Yesu, yo warungambiriye, warashize uragisoza. Wishimiraga yuko zibera mu nzu yawe, none ubu dore ndaye, ndaririmba ishimwe ryawe. Wanchiti Yesu, wanchiti, wanchiti Yesu, wanchiti, wanchiti Yesu, wanchiti, wanchiti Yesu, wanchiti. Nikijatumumuna, nikijatumushaka, niki Yesu, nikijatumunyita, nira Yesu, nikijatumuvira, mukunzi wanje. Amaye amaso ndareba, itegereza nawe, amaye amatwi yombi, ndumva ndasobanukiwe. Amaye amaguru mazima, aho nshaka kujya ndajya, amaye amaboko mazima, mwami ndabigushimiye. Wanchiti Yesu, wanchiti, wanchiti Yesu, wanchiti, wanchiti Yesu, wanchiti, wanchiti Yesu, wanchiti. Nikijatumumuna, nikijatumushaka, niki Yesu, nikijatumunyita, nira Yesu, nikijatumuvira, mukunzi wanje. Wanchiti rukundo we, wanchiti mukunzi wanje. Iyo nibutse umusaraba, mwami ndagushima. Iyo nibutse imibabaro yawe, bintera kugushima. Nibutse ko wapfiriye, mwami ndagushima. Nibutse ko wazutse, bintera kuguhimbaza. Wanchiti Yesu, wanchiti, wanchiti Yesu, wanchiti, wanchiti Yesu, wanchiti, wanchiti Yesu, wanchiti. Nikijatumumuna, nikijatumushaka,